Reka dukomeze tubashimire cyane mwe mwese mwahisemo kujya mukurikirana ibiganiro byacu, ibyo bikemezwa nuko mwaba mwakoze subscribe. Reka tuvuge tuti natwe tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro bifite byinshi byabungura mu buzima busanzwe ndetse bwa buri munsi. Mwakomeje kubidusaba muri benshi, rero mwavuze muti ibiganiro byanyu bijye byibanda cyane cyane ku buzima, kuko muri ino minsi isi yugarijwe n'ibyorezo. Uyu munsi rero niyo mpamvu tugiye kubabwira ibintu 8 umuntu wanduye agakoko gatera sida agomba kwitaho. Indwara ya virusi itera sida ni indwara n'ubwo ingamba zo kwirwanya zihora zifatwa kandi ubukangurambaga buri munsi bugakorwa, haba mu biganiro kuri radio, televiziyo n'ahandi, ariko buri munsi umubare w'abayandura uriyongera ndetse ni n'akabantu bahitanwa n'iki cyorezo. Gusa kuri ubu hari imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida kandi itangirwa ubuntu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'uko ijambo ryatangajwe n'uhagarariye UNAIDS ribigaragaza. Ubu ku isi yose harabarurwa abantu barenga miliyoni 80 banduye virusi itera sida, umaze guhitana miliyoni zisaga 40, naho abasaga miliyoni 20 ubu bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Kubana n'agakoko gatera sida bisaba kwitaho no kwitonda kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza. Iyo wanduye sida ni ngombwa kurushaho kurinda ubudahangarwa bwawe, kuko niho uba ufite ubwirinzi bugufasha guhangana n'indwara z'ibyuririzi zikunze kwibasira ababana n'agakoko ka sida. Hano twabateguriye ibintu 8 by'ingenzi umuntu wese ubana n'agakoko gatera sida agomba kwita mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyambere, ikingire mu gukora imibonano mpuzabitsina. Uretse kuba birinda abandi kuba wabanduza, nawe bikurinda kuba wakandura izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, dore ko kuba waranduye agakoko gatera sida bikongerera ibyago byo kwandura izo ndwara. Ibyo gusa kuko kwikingira bikurinda kuba wakwandura ubundi bwoko VIH, dore ko habaho VIH ya mbere na VIH ya kabiri. Ipimisha indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyo wanduye izindi ndwara biba byoroshye kuzanduza no kwanduza agakoko gatera sida. Ikindi kandi kuba wanduye izi ndwara byongerera ingufu agakoko gatera sida, bityo uburwayi bwa sida bukaziraho ku buryo bworoshye. Ikindi ni uko kuba wanduye agakoko gatera sida bituma kuvura izindi ndwara bigorana. Uretse rero kwisuzumisha izindi ndwara, ni ngombwa no gufata imiti yazo ukayinywa neza. Icya gatatu, irinda indwara muri rusange cyane cyane izandura. Kubera ko virusi itera sida yibasira ubudahangarwa bw'umubiri, bituma byorohera izindi virusi, bagiteri n'imyege kuwinjiramo. Rero gufata ingamba zo gukumira ubwandu bundi ni ingenzi. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka kurenza abandi, kwirinda ivumbi n'ibindi byose byatera umubiri ubwivumbure, kwirinda malaria, kwikingiza mu gihe cy'ibiza, nizo ngamba za mbere ugomba gufata. Icya kane, ngo imiti uko byagenwe. Imiti ivugwa hano ni imiti yose ufata yabigabanya ubukana bw'agakoko gatera sida, kimwe n'indi yose wandikiwe na muganga kubera ubundi burwayi runaka waba ufite. Kutayirangiza, gusimbuka umunsi cyangwa kunywa uyivanga n'ibitavangwa nabyo byongerera mikorobe ingufu, bigatuma udakira neza kandi ntukire ku gihe, ndetse indwara yagaruka ikagarukana ubukana burenze ubwa mbere. Icya gatanu, irinda inzoga n'ibiyobyabwenge. Igihe cyose watangiye gufata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida, guhera uwo munsi usabwa guca ukubiri no kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge byose. Nubwo kuri benshi bigora guhagarika burundu inzoga, ariko biba byiza kugabanya inshuro wayinywaga n'umubare w'izo wanywaga. Kunywa inzoga kenshi bikongerera kwiheba no kwigunga. Kubyirinda byongerera umubiri wawe ubudahangarwa kandi bikakurinda ibyago byo kuba wakwibagirwa kunywa imiti y'uwo munsi nko mu gihe wasinze. Icya gatandatu, hagarika kunywa itabi. Nubwo ku nzoga ho ushobora kuyinywa, ariko itabi ryo usabwa
kurigendera kure ndetse ukanirinda umwotsi waryo. Kurivaho bituma wumva ubaye neza kandi ukakurinda izindi ndwara ziterwa no kunywa itabi zirimo kanseri n'indwara zinyuranye z'umutima. Icya karindwi, iha amahoro muri wowe. Akenshi nyuma yo kumenya ko wanduye usanga benshi batangira guhangayika no kubura amahoro ndetse bagira ibyago n'umuryango barimo ukabatererana bikaba ibindi. Ibi byongera ibyago byo kurwara sida kuko uku kudatuza bitera umubiri gucika intege. Si ibyo gusa kuko binatuma uburibwe buzamuka ndetse n'indwara z'ibyoririzi zikazamukiraho. Kurwanya kwiheba no kwigunga biragusaba kwirinda kuba wenyine, kwirinda kwitekerezaho cyane no kutagira umutima uhagaze kubera ibyakubayeho. N'ubundi wamaze kwandura ntacyo wabihinduraho, igisigaye ni ugukomeza kubaho kandi ukabaho neza kuko ntabwo kwandura bivuze ko ubuzima bwawe bwahagaze. Ishimire ko uriho, usabane n'abandi. Icya munani tugiye gusorezaho ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ituma umubiri ukomera kandi n'ubwenge ntibugwe ikinya. Imyitozo itananiza cyane nko gutwara igare, kwiruka ahantu hatari harehare cyane, kugenda n'amaguru, koga, byose bizafasha umubiri wawe kuba ukomeye kandi bitume ugira amagara mazima. Si ibyo gusa, usabwa no gukora imyitozo y'ubwenge, ari imyitozo ituma ubwonko bukora vuba kandi neza, nayo irakenewe. Iyo mikino ntisaba ingufu ahubwo isaba gutekereza gusa. Hari aho ikinirwa muri telefone, gukina dame, esheke, igisoro, amakarita n'indi mikino yose y'ubwenge. Ikirenze kuri ibi byose rero, gerageza kubaho ubuzima butuje, urya ifunguro ryuzuye kandi rifite intungamubiri, uruhuke bihagije. Ibi byose bizatuma ubasha kubaho ubuzima bwiza kandi ntabwo uzahangayikishwa n'indwara z'ibyoririzi kuko uzaba ufite ubudahangarwa bumeze. Tubashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro kuva gitangira kugeza kirangiye. Tubasaba gukora subscribe kugira ngo mukomeze muba aba mbere mu kubona ibiganiro byacu 5 kuri 5. Niba inkuru wayikunze rero witinya kuyisangiza n'abandi kugira ngo nabo bagirirwe amahirwe yo kumenya imyanzuro myiza bafata ku buzima bwabo. Mwari kumwe na Protais Mbarushimana, mukomeze mugire ubuzima bwiza. Iri ni ipfundo ry'ubuzima. Yes, reka dukomeze tubabwire tuti mwarakoze gukora subscribe ndetse no guhitamo iyi chaîne yacu ibagezaho amakuru hagiye atandukanye, ariko by'umwihariko amakuru abafasha kugira ubuzima buzira umuze. Inkuru yacu y'uyu munsi rero igiye kuvuga ku kuva imyuna, ikibitera, ibimenyetso nuko wakwirinda kuva imyuna. Kuva imyuna bishobora kuba ikibazo gikomeye kuyifite, ariko kubw'amahirwe kenshi ntago ari ikibazo gikomeye kandi gishobora gukemurwa mu buryo bworoshye. Imyuna igabanije mu bice bibiri, hari kuva imyuna bishobora guturuka imbere cyane mu mazuru cyangwa mu gice cy'inyuma mu mazuru. Icya mbere, kuva bituruka mu gice cy'inyuma mu mazuru nibyo biboneka cyane ku rugero rwa 90%. Biba bitewe n'udutsi duto dutwara amaraso tw'inyuma tuba twacitse, nuko bigatera amaraso kuva. Byoroshye kuvurwa kuko hari ibyo ushobora kwikorera wowe cyangwa muganga yagukorera byoroshye mu guhagarika amaraso kuva. Hanyuma bwoko bwa kabiri ni ukuva imyuna bituruka mu gice cy'imbere cyane. Kuva imyuna bituruka mu gice cy'imbere cyane, kuko kuva nubwo kutaboneka cyane ugereranije n'ubwa mbere, gusa kurakomeye cyane, bikunze kuboneka mu bakuze cyane, bituruka ku gucika imijyana y'amaraso mu gice cy'inyuma mu mazuru. Kuvira imbere ni ikibazo gikomeye ndetse gisaba guhita ugana ivuriro byihuse. Kuva imyuna bikunze kugaragara cyane mu gihe cy'ubushyuhe cyangwa ubukonje bukabije, nubwo bikunze kuba mu ngero z'abantu bose, gusa bigaragara cyane mu bana bato n'abakuze cyane hagati y'imyaka 50 na 80.
Niki gitera kuva imyuna? Muri rusange ikintu cyose cyakwangiza bikomeye amazuru gishobora gutera imyuna, gishobora kuba urushyi cyangwa ingumi mu maso cyangwa ahegereye amazuru. Kimwe n'ikindi cyose cyangiza imikorere myiza y'amazuru, nko gukoresha ibintu bisongoye mu mazuru cyangwa guhora urwaye ibicurane, kuko mikorobe zibasira imikorere myiza y'amazuru bikaba byatera kokera cyane. Ibindi bibitera harimo indwara iba byihishe inyuma, nk'ubushobozi buke bwo kuvura kw'amaraso bishobora gutera imyuna. Ubushobozi buke bwo kuvura kw'amaraso bishobora guterwa n'imiti ituma amaraso atavura nka warfarin na aspirin. Indwara z'umwijima nazo zishobora gutuma amaraso atavura. Umuvuduko ukabije w'amaraso ushobora gutuma ujya uva imyuna, n'ubwo ubwayo wonyine utatera kuva imyuna. Udutsi duto dutwara amaraso dukoze nabi, kimwe na kanseri, zishobora kwibasira amazuru. Ibimenyetso byo kuva imyuna: akenshi kuva imyuna biba mu izuru rimwe. Iyo amaraso abaye menshi ashobora no kuzura aho amazuru ahurira, bikaba byatera amaraso guturuka mu mazuru yombi. Amaraso ashobora no kumanuka mu muhogo akaba yagera mu gifu, bikaba byatera uri kuva gucira cyangwa kuruka amaraso. Kuva imyuna myinshi bitera ikizungera, kuribwa umutwe, gucangwa no kugwa igihumure. Gutakaza amaraso cyane bitewe no kuva imyuna ntibikunze kubaho. Kuva amaraso mu bindi bice nko mu menyo, mu nkari cyangwa ahandi bishobora kwerekana ko amaraso yawe atavura neza cyangwa indi ndwara ikomeye cyane. Niyo mpamvu mu gihe ukunda kuva cyane imyuna ugomba kujya kwa muganga ukamenya impamvu yabyo. Igihe uruhu rwawe ubona ruhindura ibara, rukirabura kandi rukababaza igihe cyose ugize akabazo, niba uri gufata imiti ituma amaraso atavura nka aspirin, niba warakorewe uburyo bwo kuvura kanseri buzwi nka chemotherapy mu gihe cya vuba. Mu gihe urwaye indwara zishobora gutuma amaraso atavura neza, nk'indwara zibasira umwijima, impyiko cyangwa indwara yo kuva ntukame, ugomba kwihutira kugana ivuriro rikwegereye mu gihe ubona bidahagarara nyuma y'iminota 10. Niba uva imyuna mu bihe bitandukanye ariko mu gihe gito, mu gihe uhumeka bikugoye cyangwa ukumva umutima uteragura cyane, niba wumva uri kuzungera cyangwa wumva ugiye kwikubita hasi, mu gihe ukorora cyangwa ukaruka amaraso, niba umuriro wazamutse hejuru ya 38.5 dogere Celsius ukaba utangiye gushesha urumeza, ni ngombwa kwihutira kwa muganga mu gihe ugaragaje kimwe muri ibi bimenyetso. Imiti ikoreshwa mu kuvura kuva imyuna. Kuva imyuna mu gice cy'inyuma, iyo uvuye imyuna muri iki gice akenshi birikiza nta miti ukoresheje, umubiri ubwawo uhita utuma amaraso avura ahari kuva amaraso, bityo bigahita bihagarara. Iyo udutsi duto tw'amaraso twacitse, iyo tugaragara, muganga ashobora kudusana cyangwa kuduhoma hakoreshejwe silver nitrate. Iyo bikomeye hashobora kwitabazwa ubundi buryo kwa muganga mu guhagarika ayo maraso.
Kuva imyuna mu gice cy'imbere mu mazuru, kuva muri iki gice akenshi ntibyihagarika, bisaba kugana ivuriro bakaba bahagarika iyi myuna. Uburyo wakwirinda kuva imyuna kuri bamwe biterwa n'imihindagurikire y'ikirere mu gihe yashyushye cyangwa se yakonje. Ushobora gukoresha vaseline ukajya usiga mu mazuru cyangwa n'imiti yoroheje bapuriza mu mazuru mu rwego rwo koroshya imiyoboro yo mu mazuru. Irinde kwikorakora no gukoresha ibindi bintu mu mazuru yawe mu buryo bwayangiza. Irinde kunywa itabi rituma mu mazuru humagara cyane. Niba kuva imyuna biterwa n'indi ndwara yaba umwijima, allergie cyangwa sinezite, ni ngombwa gukurikiza inama za muganga mu kwirinda kuva imyuna. Reka tubashimire cyane mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, kandi twizera ko mumaze kucyungukiramo byinshi. Mwari kumwe na Protais Mbarushimana. Nimukomeze rero mukurikize izi nama tubagira, ubundi mugireho ubuzima bwiza. Reka dukomeze tubasuhuze cyane bakunzi bacu, by'umwihariko mwe mudukurikiye ariko mwaramaze gukora subscribe, mukaba mwibuka gukora like, share ndetse na commentaire zanyu ziradufasha, kuko zidufasha kwegeranya ibindi biganiro bikurikira, ndetse hari na benshi badusaba gukora ibiganiro runaka muri commentaire, ubundi tukabikora kugira ngo dusubize abakunzi bacu. Iyi nkuru rero igihe cyose ubona yagushimishije, biba byiza wisangije n'abagenzi bawe. Nkuko mwabidusabye rero muri benshi, muri no minsi turi kwibanda ku buzima, aho tugiye kubabwira uko wasobanukirwa igitera gutumba umaze kurya nuko wabivura. Ibyimba inda umaze kurya bitandukanye no kurya ugahaga, kandi ntaho bihuriye no kuba wariye byinshi, nubwo nayo hari imwe mu mpamvu zishobora kubitera. Kubyimba inda bishobora kuba biherekejwe no gutura umubi cyangwa se rimwe na rimwe ukazana ubwangati. Bishobora no gutera gucibwamo, kuruka se, ndetse bitera kubangamirwa kuko n'imyenda ntiba igukwira neza. Uretse ibi tuvuze, hari n'ibindi bimenyetso bigendana no kubyimba inda: umuriro, gutukura amaso, akanazamo amarira, impatwe cyangwa guhitwa, iseseme no kuruka, amaraso mu byo witumye cyangwa wihagaritse, kwituma wikanira, umunaniro udasanzwe, kunanirwa mu bwonko no kudatekereza bihagije. Iyo biba kenshi ushobora kurwara hemorrhoide no kugira imihango y'indagurika, gutoneka inda mu ntantu, mu muhogo no mu kwaha. Niki gitera gutumba inda? Impamvu zitera gutumba inda nyuma yo kurya ni nyinshi kandi zinyuranye. Kenshi usanga abantu benshi bagize ikibazo cyo gutumba inda bitatewe n'impamvu zimwe. Niyo mpamvu ushobora no kunywa igikombe kimwe cy'amazi ugatumba, undi akazira umushyushyo, gutyo. Ibibazo byo mu igogorwa: abantu benshi bagira ibibazo cyangwa uburwayi mu rwungano ngogozi nka IBC, irritable bowel syndrome, ibisebe mu mara, bagerwaho n'ikibazo cyo gutumba nyuma yo kurya. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko mu barwayi ba IBC hagati ya 23% na 96% bagira ikibazo cyo gutumba, naho 56% ku basanzwe barwaye kwituma impatwe nabo bagatumba. Kudasohora amazi mu mubiri: rimwe na rimwe hari igihe umubiri unanirwa gusohora amazi adakenewe, nuko akereka hafi y'inda ahegereye mu kiziba cy'inda. Akenshi bikunze guturuka ku mikorere mibi y'umwijima cyangwa uburwayi bwa kanseri. Gutakaza amazi mu mubiri bishobora kugutera kwibaza byinshi, nyamara uzagenzura kenshi nyuma yo kunywa inzoga nyinshi, ukagira hangover cyangwa kurya ibiryo bifite umunyu mwinshi. Ibi byose bituma umubiri usohora amazi, usanga inda yabyimbye. Umubiri iyo uri guhangana nuko kubura kw'amazi huta noneho uzigama menshi ngo bitazongera kubaho, ndetse ugasanga ko bikurikirwa no kwituma impatwe. Kwituma impatwe: iyo wituma impatwe usanga kenshi ibyo bituma bitinda kuva mu mara, nuko ingaruka ikaba kubyimba inda, ndetse ukajya wumva n'ibyuka bigonga mu nda, ari byo bavuga ngo n'inzoka, nyamara akantu kabonwa na microscope ntago kavuga ngo ukumve. Kwituma impatwe akenshi biterwa no kutanywa amazi, kutarya ibirimo fibre n'izindi mpamvu zinyuranye.
ubwivumbure bw'umubiri ku byo wariye. Iyi niyo ikunze kuboneka kuri benshi, aho usanga hari ibyo kurya bitababera bibatera gutumba. Akenshi uzasanga hari ibyo kurya birimo lactose nk'amata y'ikivuguto, kimwe n'ibiryo birimo gluten nk'imigati, ibikomoka ku ngano, capati n'ibindi. By'umwihariko ibyo kurya aho biriye byongeye gushyushywa nk'umuceri, ingano n'ibizivamo nk'amakaroni, kimwe n'ibyo kurya byose birimo hamido, ibirayi, ibijumba, ibinyamafufu muri rusange, naho bishobora kugutera gutumba. Kwinjirwa na mikorobe. Iyo umubiri winjiwemo na mikorobe usanga bigendana no kubyimbirwa bitewe n'uko insoro zera ari bo basirikare b'umubiri baba babaye benshi ahari ikibazo. Akenshi usanga birundira mu kiziba cy'inda, mu myanya y'igogorwa n'isohora, inkari, uruhago by'umwihariko. Iyo ariyo mpamvu usanga binazana umuriro wo kuribwa, gushishira ahari ikibazo. Kwifunga kw'amara rimwe na rimwe bitewe n'impamvu zinyuranye nk'ibibyimba cyangwa kanseri y'amara, usanga amara yifunga, noneho ibigeze aho yifungiye ntibyongere kuharenga, bitera kubyimba kandi bikajyana no kuribwa bidasanzwe ndetse kwituma bikaba ikibazo. Impinduka mu misemburo. Akenshi ku bagore usanga mu gihe cyegera kujya mu mihango umubiri wabo uzigama amazi menshi cyane, bityo bigatera kubyimba. Ibi rero biterwa n'uko igipimo cya estrogen kiba cyazamutse, nuko humura ugasa n'uwongeraho bunini, ariko iyo agiye mu mihango bigenda bigabanyuka, n'ubwo kuri bamwe bitinda. Ni gute nahangana n'iki kibazo cyo gutumba? Nk'uko iki kibazo gituruka mu mirire, no kugikemura bikorerwa mu mirire. Hari ibyo kurya byongera ibyago byo gutumba inda, hakabamo n'ibivura uburwayi bwo gutumba. Bimwe byo kurya bivura gutumba hari probiotics. Izi zitwa bagiteri nziza, nizo zifasha igogorwa kugenda neza. Ikindi kandi zizwiho kwica bagiteri mbi. Ahantu h'ingenzi tuzisanga ni muri yawurute, gusa ukagenzura niba nta kindi kidasanzwe cyongerewemo. Hari amata y'inshyushyu, ko nayo agomba kuba ataranyujijwe mu ruganda. Iyo amata anyujijwe mu ruganda kugira ngo azabikwe igihe kinini, bayongeramo ikizwi nka pasteurization, yangiza enzyme ziba zikenewe mu igogorwa. Kurya imbuto n'imboga zirimo amazi. Hari imbuto zizwiho kuba zirimo amazi menshi, ndetse burya ziba zinibitseho imyunyungugu inyuranye. Hari n'imboga zizwiho kuba zimeze gutyo, nubwo akenshi zo tuzibara mu mbuto nka concombre, watermelon, amacunga, seleri, inkeri, ibyayi n'ibirungo. Bimwe mu bifasha igogorwa kugenda neza twavuga tangawizi, tea, rosemary, green tea, bizwiho gutuma igogorwa rigenda neza ndetse umubiri ugasohora amazi adakenewe. Ubwo rero umenye ibyo kurya byagufasha guhangana no kubyimba inda, ni byiza ko unamenya ibyo kurya byongera ibyago byo gutumba inda, ukabasha guhangana n'iki kibazo, ari nako ukirinda. Ibyo kurya byongera ibyago byo gutumba inda. Isukari n'utwo kurya turyohereye, kuko iyo bigeze mu nzira y'igogorwa biroroha kuba byahatinda bikaba indiri ya za mikorobe zitwa kandida, bigatera kubyimbirwa. Amata y'ikivuguto kimwe n'andi yose yanyuze mu nganda ngo abikwe neza, na za fromage byanyuze mu nganda nk'ifu ya kawunga, ifarini n'ibiyikomokaho, kuko bibamo gluten ishobora kubangamira bamwe. Zimwe mu mboga zigoye kugogorwa cyane cyane izo mu bwoko bw'amashu nka broccoli, chou-fleur, amashu asanzwe ndetse na tungurusumu kuko birimo soufre. Ibishyimbo kimwe n'ibindi byo kurya bitera imisuzi. Ibyo kunywa birimo gaze, zaba inzoga cyangwa soda. Guhekenya shikarete. Imbuto zimwe nka avoka, pome nazo zishobora kubitera. Amasukari y'abarwayi ba diabete nka aspartame, mannitol, sorbitol na xylitol. Ibindi wakora mu gihe guhindura imirire ntacyo biri gutanga, ni byiza kwagerageza ibi bikurikira. Gana muganga. Mu mpamvu zitera gutumba harimo n'uburwayi bukenera kuvuzwa n'imiti yo kwa muganga, kimwe no kubagwa mu bihe bibaye ngombwa. Icya kabiri, gerageza siporo. Siporo zimwe na zimwe zituma umubiri wawe urushaho gukora neza ndetse ugasohora bidakenewe. Gusa wirinde siporo kunaniza, ahubwo uyikore kugira ngo umubiri wawe ukore neza. Niyo wakora iminota 30 ariko ntibure.
nywa amazi ahagije kugira ngo fibre zibashe gukora neza akazi kazo. Ni byiza kunywa amazi ahagije. Ushobora guhera ku dukombe 6 ku munsi duto ukagenda wongera kugeza ku gipimo gikwiriye ugereranije no kungana. Gusa ibyo kunywa birimo gaze ukabyirinda, ahubwo ushobora kwinywera cyayi kirimo bya birungo twavuze hejuru. Ikuremo stress. Akenshi iyo umuntu afite intimba, hari akayananiwe n'igogorwa rigenda nabi, hari igihuza ubwonko bwawe n'urwungano ngogozi kizwi nka vagus nerve cyangwa se nerve vague. Iyo rero mu bwonko harimo ikibazo bigira ingaruka no ku mikorere y'urwungano ngogozi. Ibi rero bikosorwa no gukora ikintu kikuruhura ubwonko ndetse no gukora ikintu ukunda cyane birangira stress igiye. Reka tugushimire cyane wowe wakurikiye iki kiganiro cyacu, tuzagushishikariza gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Ipfundo ry'ubuzima, mwari kumwe na Protais Mbarushimana. Mukomeze mugire ubuzima buzira umuze. Yes, reka dukomeze kugenda tubasuhuza mwe muri ahantu hagiye hatandukanye, haba mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri diaspora, ariko mufite amahirwe yo kuba mwashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nkuko rero mwabidusabye, dukomeje kubategurira ibiganiro bijyanye n'ubuzima. Murabizi ko muri iki gihe isi iri kugenda yibasirwa n'ibyorezo bitandukanye, ugasanga aho ubuzima bw'abantu ntabwo butekanye. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kubabwira uburyo butanu busanzwe wakwitabaza mu guhangana n'inkorora itazana igikororwa. Inkorora itazana igikororwa ihoraho ishobora kubangamira cyane uyifite ndetse ikanamubuza gukora imirimo isanzwe ya buri munsi. Ubusanzwe hariho ubwoko bubiri bw'inkorora. Ubwa mbere ni inkorora izana igikororwa, aho ukorora aho gacira. Hakaba n'ubundi butazana igikororwa, yakenshi ikunda gutinda kuko uba ukorora gutyo gusa ntihagire ikintu cyiza. Inkorora itazana igikororwa kenshi iba yatewe n'ibicurane, imyanda iri mu kirere cyangwa ahandi, cyane kimwe n'uko ishobora kuba allergy. Hari imiti itandukanye ushobora kubona muri farumasi, gusa si ngombwa guhera ku miti. Hari uburyo busanzwe wakwifashisha kandi bukakuvura neza. Uburyo butanu wakwitabaza mu kuvura inkorora itazana igikororwa. Icyambere n'ubuki. Ubusanzwe bufatwa nk'umuti wa mbere mwiza mu gukiza inkorora. Ukuntu bukomeye n'uburyo bifasha cyane imyanya y'ubuhumekero kwikiza inkorora. Bufite kandi ubushobozi bwo kurwanya bakteri, bityo bukarwanya iziba zateye inkorora. Niba uri gukorora cyane, ushobora gufata ikiyiko kimwe kinini inshuro zigera kuri 3 ku munsi mu kwivura inkorora itazana igikororwa. Icya kabiri ni indimu. Indimu nanone ni umuti mwiza w'inkorora itazana igikororwa. Ukoresha byibuze 1/4 cy'indimu yose. Ushobora kongeraho akunyu ubundi ukazajya ubinyunyuza. Bivura ku buryo bwihuse iyi nkorora itazana igikororwa.
Icya gatatu ni tangawizi. Mu gihe urwaye inkorora itazana igikorwa, tangawizi zagufasha gukira vuba utarinze kuba wakoresha indi miti. Tangawizi ifite ubushobozi bwo koroshya inkorora, bityo igafasha ibihaha byawe kwikiza iyo nkorora. Ikindi ni ukifasha mu gukiza mu gihe ukorora cyane, kumva mu muhogo hameze nk'ahokera. Uburyo ukoresha tangawizi: urazifata ukazisekura neza. Ushobora kuzinywa mu mazi y'akazuyazi cyangwa icyayi kitarimo isukari, ariko gusa ushobora kongeramo ubuki ukaba wabinywa. Ushobora kunywa gake gake ku munsi kugeza igihe uboneye inkorora ikize. Icya kane ni ukunyuguza amazi arimo umunyu mu kanwa. Uburyo akenshi bumenyerewe mu kuvura kubabara mu muhogo, gusa no kuvura inkorora itazana igikorwa burakoreshwa. Mu rurenda ruba mu mwanya y'ubuhumekero, iyo harimo umunyu mwinshi amazi atangira kumanuka. Uko amazi amanuka niko ajyana na mikorobe cyangwa ibindi biba byateye kubyimba mu muhogo n'imyanya y'ubuhumekero, nuko ya nkorora igakira. Utubuto twarimo dukoreshwa kuva mu myaka ya kera mu kuvura inkorora itazana igikororwa. Utu tubuto ushobora kudufata ukadusya, ukatuvanga n'umutobe w'amacunga, nuko ukagenda unywa gake gake kugeza igihe uboneye ko wakize. Icyitonderwa: inkorora itazana igikorwa ntiwakagombye kwimarana iminsi 5. Niba ubona bitari gukira cyangwa se ubona yahindutse ikazana igikorwa, ni ngombwa kugana kwa muganga ukaba wahabwa indi miti yisumbuyeho. Reka tubashimire cyane mwe mwese mwadutije amaso n'amatwi mugakurikira ibiganiro byacu, ariko by'umwihariko turashimira mwe mwese mwakoze subscribe, mwibuka gukora like, share, kugira ngo n'abandi nabo bagirirwe amahirwe yo kumenya byinshi mu biganiro byacu bibafasha kugira ubuzima buzira umuze. Mwe kumwe na Protais Mbarushimana, mukomeze mugire ubuzima bwiza. Iri ni ipfundo ry'ubuzima. Kora subscribe. Umunyarwanda yaciye umugani ngo urya nabi ukivuza. Hari n'abandi bakomeje kuvuga bati wanga kurya neza kugira ngo udakoresha amafaranga menshi, ariko bikarangira ya mafaranga uyaguzemo imiti. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ikindi kiganiro kivuga ku buzima, intungamubiri zitandukanye umubiri ukenera n'urugero ugomba kuzifataho. Intungamubiri zikenerwa umunsi ku munsi kugira ngo ubashe kubaho. Ni ibiribwa n'ibinyobwa byose winjiza mu mubiri kugira ngo bibashe gutunga ingingo zitandukanye, bityo ukomeze kubaho. Zigabanyije mu bice bitatu by'ingenzi. Hari ibyongera imbaraga, ibyubaka umubiri, amagufa, imikaya, ingirangingo, imisemburo n'amaraso. Hari ibirinda indwara. Ibitunga umubiri bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo urya bitandukanye. Uko ugenda ufata amafunguro atandukanye ni kugenda ubona intungamubiri ukeneye.
Intungamubiri zitandukanye umubiri ukenera. Icya mbere ni ibinure. Ibinure ni ingirakamaro ku buzima kuko bifasha mu kubika imbaraga ndetse no kwinjiza vitamini mu mubiri. Biboneka mu byiciro bibiri. Ibinure byuzuye akenshi byiganje mu bikomoka ku matungo. Ibinure bituzuye biboneka mu bikomoka ku bimera. Nubwo ariko ibinure hari isoko y'imbaraga umubiri ukoresha, ugomba kugerageza ukarya ibyo umubiri ukeneye ku munsi ntubirenze. Ni ingenzi kandi kugerageza kwibanda cyane ku binure bituzuye nk'iboneka mu tubuto duto, amavuta y'amafi, ay'ibihwagari, amavuta ya elayo ndetse na avoka. Umuntu mukuru uringaniye akenera ku munsi hafi garama 70 gusa z'ibinure. Ibinure byuzuye iyo bibaye byinshi mu mubiri bishobora kuzamura igipimo cya cholesterol mu maraso, bishobora kongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane gufata ibikenewe ku munsi ntubirenze. Umuntu mukuru uringaniye akeneye ku munsi ibinure byuzuye garama 24 gusa. Icya gatatu ni proteine. Proteine ni ingenzi cyane ku mikurire no gusana uturemangingo tw'umubiri n'imikaya. Zishobora kandi no kwifashishwa mu gutanga imbaraga. Ibikomoka ku matungo nibyo byiganjemo cyane proteine: amafi, inyama, amagi, amata, amavuta y'inka, yawurute na fromage. Ibikomoka ku bimera bikungahaye kuri proteine harimo imboga, soya, ibishyimbo, amashaza ndetse n'utubuto duto. Ibindi biribwa bituruka ku tubuto duto nk'ingano, imigati na capati, umuceri, makaroni bigizwe na proteine nubwo ari ku rugero ruri hasi. Ni ingenzi cyane mu guhitamo ibyo kurya bikize kuri proteine bitarimo ibinure byuzuye. Ku munsi umuntu mukuru akenera proteine zingana na garama 50. Hanyuma icya kane ni ibinyampeke. Ibinyampeke ni isoko y'ingenzi biha imbaraga umubiri, bityo tugashobora gukora imirimo itandukanye ndetse no gutekereza. Ni amasukari n'amafufu atandukanye, bikaba biboneka mu masukari, umuceri, makaroni, ibigori, ibijumba, ingano n'ibindi. Mu gihe ufata amafunguro ni ngombwa kwibanda ku bikize cyane kuri fibre mu rwego rwo kongera ingano ya fibre mu mubiri. Ku munsi umuntu mukuru agomba gufata byibuze ibinyampeke garama 310. Icya gatanu ni isukari. Ibarizwa mu binyampeke biha umubiri ingufu zo gukoresha. Muri make ni nka essence mu modoka ituma umubiri ubasha gukora. Isukari iboneka ahantu hatandukanye: mu mbuto, mu mboga, mu bikomoka ku mata ndetse yongerwa no mu biryohera bitandukanye. Si byiza kurenza isukari ukeneye ku munsi, ndetse ugomba no kugabanya ibyo ufata bibonekamo isukari nyinshi ukibanda ku birimo isukari nkeya gusa. Ku munsi umuntu mukuru akenera isukari ingana na garama 90. Hanyuma icya gatandatu ni umunyu. Sodium cyangwa se umunyu nawo urakenewe ku buzima bwiza, ariko iyo ubaye mwinshi nawo ushobora gutera ibibazo bitandukanye ku buzima binyuze ko uzamura umuvuduko w'amaraso. Muri rusange ibiryo turya bibonekamo umunyu mwinshi kurenza uwo dukeneye, cyane cyane ibyo bitunganyirizwa mu nganda. Ni ngombwa kwita cyane ku myunyu ufata kugira ngo urengere ubuzima bwiza bw'umutima. Umuntu mukuru ku munsi ntagomba kurenza garama 2.3 z'umunyu.
Imbaraga umubiri ukoresha. Imbaraga zikoreshwa mu mubiri, niba ujya witegereza ibyo ugura bifunze uzasanga haba handitseho cal cyangwa se kalori, kilokalori cyangwa se kg. Uru ni urugero rw'imbaraga ibiryo bipimwamo. Ibyo turiye byose yaba ari ibinyamasukari, ibinyampeke na poroteyine bihindurwamo imbaraga ku rugero rutandukanye. Vitamini kimwe n'imyunyungugu nabyo ni ingenzi cyane ku buzima, gusa byo ntibihindurwamo imbaraga umubiri ukoresha. Imbaraga nizo zikenerwa mu mikorere itandukanye y'umubiri, nko guhumeka, gutekereza, gutembera kw'amaraso n'andi matembabuzi, gutera k'umutima, gukora kw'impyiko, kugenda, guterura ikintu, kwinyeganyeza n'utundi turimo twinshi dutandukanye tubera mu mubiri. Zinakoreshwa kandi iyo usinziriye, kuko hari ingingo zitajya zihagarara gukora kabone n'ubwo waba usinziriye. Bigenda bite iyo uriye ibirenze ibyo umubiri ukeneye? Mu gihe ufashe imbaraga zirenze iz'umubiri ukenera mu mikorere yawo ya buri munsi, inyongera zose zihindurwamo ibinure kugira ngo bibikwe neza. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kugereranya ibyo winjiza n'ibyo usohora ku munsi, bityo ugafata ibyo ukeneye. Abantu bitewe n'imirimo itandukanye bakora bakenera imbaraga zitandukanye. Uko ukora cyane niko ukenera imbaraga nyinshi kurusha umuntu uhora yicaye. Umuntu uringaniye akenera ku munsi imbaraga zingana na kilokalori 2,000 cyangwa se kg 8,000 n'amagambo. Reka tubashimire cyane mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho tubabwiye uko mushobora gupima ibyo murya mugeranije n'imbaraga aho umubiri wanyu ubikeneye. Waba ukunze iki kiganiro witinya kugisangiza n'abandi, ibuka gukora subscribe, like ndetse na commentaire zawe zishobora kudufasha gukora ibiganiro by'ubutaha. Mwari kumwe na Protais Mbarushimana, nimukomeze rero muhahe muronke kandi mugire ubuzima bwiza. Reka dukomeze kubasuhuza cyane tubabwira tuti mwakoze cyane ndetse mwahisemo neza gukurikirana ibiganiro byacu. Tubabwira tuti natwe tuzajya dukora ibishoboka byose tubagezeho ibiganiro bibigisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kumwe mudukurikiye mukoresha telefone, computer, nimureba imbere anditse subscribe muha kandi kugira ngo mukomeze kugirirwa amahirwe yo kubona ibiganiro byacu 5 kuri 5 mbere y'abandi. Hanyuma rero nk'uko mwabidusabye kwibanda ku biganiro by'ubuzima, uyu munsi tugiye kubabwira ibyo mwakora mukarushaho kwita ku isuku mu myanya ndangagitsina yanyu. Isuku ni ingenzi ku buzima. Kuva kera twagiye twigishwa ku kamaro k'isuku, gukaraba intoki nyuma yo kuva ku musarane, gukaraba intoki mbere yo kurya, koza amenyo byibuze kabiri ku munsi, kwambara imyenda imeshe neza no koga umubiri buri munsi. Kimwe mu bintu bituma umubiri ukora neza akazi kawo nuko ufite isuku, bityo mikorobe zitandukanye zikabura aho zituborera. Kugira isuku mu byerekeye igitsina, yaba igitsina gabo cyangwa igitsina gore, ni ingenzi cyane. Iyo isuku ibaye nkeya bituma indwara za infection zitandukanye zitangira kukwibasira. Kutagira isuku mu myanya ndangagitsina bituma aho mwashakanye cyangwa abakwegereye bumva baguhunga, bikaba byagutera kumererwa nabi. Dore bimwe mu byo wakora ukarushaho kongera isuku mu myanya ndangagitsina. Isuku y'imyenda y'imbere.
yaba abagabo cyangwa abagore kwambara imyenda y'imbere, yaba amakariso, udukabutura, amasengeri cyangwa amasutiye bisa neza kandi bifuze neza ni ingenzi cyane. Ugomba kwirinda kandi gusubira mu myenda y'imbere cyane cyane iyo yajemo ibyuya, nk'iyo wagenze ahantu harehare n'amaguru, wiriwe ku izuba cyangwa wakoze siporo, ugomba guhindura iyi myenda n'iyo icyuya cyaba cyumye, kuko bishobora gutuma bagiteri zibona ahantu heza ho gukurira, bityo bigakurura infection. Ibyuya bifunga utwenge duto tw'uruhu tuba mu myanya ndangagitsina, bikaba byatera indwara ya folliculitis, indwara yo kubyimbirwa n'ubwandu bw'imisatsi yo muri ibyo bice. Ikindi ugomba kuzirikana kuri iyi myenda y'imbere ni uko ugomba kwambara itagufashe cyane ku buryo ibuza aho umwuka kwinjira. Ntugomba na rimwe gufunga inkari. Mu gihe cyose ushatse kunyara ntugatindiganye cyangwa ngo ufunge inkari. Kunyara bifasha mu gusukura umubiri kuko inkari zikura bagiteri mu muyoboro w'inkari. Iyo ufunze inkari rero bituma bagiteri zishobora gukura muri ibyo bice. Nubwo imyanya ndangagitsina y'abagabo iba hanze bivuze ko isuku yoroshye, ariko igihe cyose ugiye koga ntugomba kwibagirwa koza igitsina cyawe. Niba udasiramuye ugomba korosora igihu cy'igitsina cyawe ubundi ukahakorera isuku. Ntugomba na rimwe gushyiramo isabune, amazi yonyine arahagije, yaba akazuyaze byaba ari byiza. Ntugomba na rimwe kugerageza kwinjiza amazi imbere kuko byakuviramo ingaruka zikomeye. Kudakaraba muri ibyo bice bishobora gutuma uzana ibintu by'umweru n'uturemangingo tuba twapfuye. Iyo bimaze kuba byinshi bishobora gutera uburyaryate n'ubwandu butandukanye. Ku gitsina gore, isuku y'imyanya ndangagitsina ku bagore isaba kwitabwaho cyane kuko bo bagira igice cy'inyuma n'icy'imbere gishobora kwandura byoroshye, hakiyongeraho ko bajya mu mihango. Mu gihe uri mu mihango ni ngombwa gusukura bihagije ibice by'inyuma, ugahindura kenshi ibitambaro by'isuku bikoreshwa mu gihe cy'imihango byibuze hagati y'amasaha 3 n'6 bitewe n'amaraso uva. Mu koza imyanya ndangagitsina y'inyuma ushobora kogesha amazi y'akazuyaze n'amasabune yabugenewe. Ntugomba na rimwe kozamo imbere kuko bishobora kwangiza ibyo bice, bikaba byatuma pH yaho ihinuka, nuko ugatangira kwibasirwa n'ubwandu mu myanya y'ibanga yawe. Kutoza ibice by'inyuma neza hano ku bagore bishobora gutuma bazana ibintu by'umweru, bishobora gutuma bagiteri zororoka cyane muri ibyo bice, bikaba byatera infection zinyuranye. Mu gihe uri koza ntugomba gukubamo cyane cyangwa gukoresha ibindi bikoresho bikomeye kuko bishobora kwangiza ibyo bice. Reka tugushimire cyane wowe wakurikiye ikiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza kirangiye, aho tukwigishije uko wakora isuku mu myanya ndangagitsina yawe ubundi ugahorana ubuzima bwiza. Wowe rero utabikoraga nyaboneka bimenya ko ariho ubuzima bwawe bushingiye. Ngaho rero nawe wakunze iyi nkuru isangiza mugenzi wawe, ikindi wibuke gukora subscribe, like, share na comment
umuti kugira ngo ukomeze kugira ubuzima buzira umuze. Muri kumwe na Protais Mbarushimana, ipfundo ry'ubuzima. Nimukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Reka dukomeze kubashimira bakunzi bacu, tubashimira cyane ko mwarafashe umwanzuro wo gukurikira ibiganiro byacu 5 kuri 5. natwe tubasezeranya ko tuzakora ibishoboka byose ubundi ibiganiro bikabibageraho 5 kuri 5, ndetse ari ibiganiro bifite aho byabakora ndetse n'aho byabageza ariko heza. Mu minsi ishize komate zanyu zatubwiraga ko mwifuza ko tujye tubagezaho ibiganiro by'ubuzima kubera ko indwara z'ibyorezo zigenda zibasira ubuzima bwacu, ariko natwe twakoze ibishoboka byose turavuga tuti rero ubwo indwara z'ibyorezo ziterwa n'ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, reka dukomeze tubagezeho ibiganiro by'ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ki? Tugiye kuganira ku muti wo kwikinisha hakoreshejwe imirire. Ukoresheje ibimera n'ibiribwa ushobora kwikorera umuti wo kwikinisha. Uyu muti ukaba wanakuvura ingaruka watewe no kwikinisha. Kwikinisha ni igikorwa kigayitse aho umuntu yishakira ibyishimo bisa nk'ibiva mu gukora imibonano mpuzabitsina. Kwikinisha bikorwa n'abantu b'ingeri zose, abakuru n'abato, abakobwa n'abagore. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abahungu aribo bikinisha ku kigero kinini kurusha abakobwa. Ingaruka zo kwikinisha ni nyinshi kandi zikagenda zitandukana mu bukana bitewe n'igihe umaze wikinisha ndetse n'inshuro ikora ku munsi cyangwa mu cyumweru. Ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika kuri iyi ngingo. Hari ibyemeza ko kwikinisha ari byiza, ibindi bivuga ko kwikinisha ari bibi, ariko ikidashidikanywaho ni uko iki gikorwa ari kibi kandi gitera ibibazo bitandukanye kubikora. Ingaruka zo kwikinisha. Ingaruka zo kwikinisha ni izi zikurikira. Hari ingaruka zitandukanye ziterwa no kwikinisha ku bantu, ariko zikagenda zitandukana mu bukana bitewe n'igihe umuntu amaze abikora. Izo ngaruka ni izi zikurikira: guhorana umunaniro n'intege nke, kureba ibihu no kunanirwa kubona neza ishusho, gutakaza umusatsi, gutakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe, kwibagirwa bya hato na hato, kubabara mu mugongo wo hasi, gusohora imburagihe, kunanirwa gushyukwa, amasohoro yizana, guhurwa haba mudahuje imibonano mpuzabitsina, kuba igihubutsi. Kwikinisha ku bagabo. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagabo aribo bikinisha ku kigero kinini kurusha abagore. Mu mibare mu bagabo bakoreweho ubushakashatsi, abagera kuri 73.8% bikinishije, naho abagore bakaba ari 48.1%. Mu bushakashatsi butandukanye bwakozwe bwagiye bugaragaza imibare itandukanye, ariko bwose buhurira ku kuba abagabo aribo benshi bikinisha kurusha abagore. Ese kwikinisha birakira? Muri rusange kwikinisha birakira ndetse n'ingaruka zabyo zigakira burundu, ariko byose bigashingira ku bushake n'imbaraga uwikinishije yashizemo kugira ngo abashe gukira. Gutandukana no kwikinisha bisaba ubushake n'umuhati wo kwihanganira no gukomera ku ntego, kuko iyo witekereje kubihagarika
agatima karakomeza kakarehariha ku buryo ushobora no kongera kugwa mu ikosa ryo kubikora. Kwikinisha ku bagore, nubwo abagabo aribo bikinisha ku bwinshi ariko n'abagore barabikora kandi nabo bikaba byabatera ibibazo twavuze haruguru, bikaba byanatuma umugore atabasha kwishimira no kunyurwa n'umugabo. Ese kwikinisha bitera ubugumba? Kwikinisha ntibiteraho ubugumba. Ikinyamakuru cya mayoclinic.com kivuga ko kwikinisha nubwo bwose bitera ibibazo bitandukanye ku mubiri no ku bijyanye n'imyororokere, bidatera ubugumba ku muntu ubusanzwe adafite ikibazo cyo kubyara. Hari abantu benshi babaswe no kwikinisha ariko badafite ikibazo cy'ubugumba, ahubwo babyara nubwo bagira ibindi bibazo nko kurangiza vuba ariko barabyara. Ese kwikinisha bitera uburwayi bw'impyiko? Ikinyamakuru cya healthline.com kivuga ko kwikinisha bidatera uburwayi bw'impyiko, nta ngaruka namba bigira ku mikorere y'impyiko. Umuti wo kwikinisha hakoreshejwe ibiribwa n'ibimera. Hari uburyo ushobora kwivura ingeso yo kwikinisha ndetse ukanivura ingaruka zo kwikinisha hifashishijwe uburyo bwa kamere hadakoreshejwe imiti ya kizungu, aho wifashisha tangawizi. Ikimera cya tangawizi iyo kivanze n'ubuki kigira uruhare rukomeye mu kuvura ingaruka zatewe no kwikinisha. Tangawizi yuzuyemo ibinyabutabire bizwi nka antioxidant, ari nabyo bifasha mu gusubiza ku murongo ibyangijwe no kwikinisha. Icya kabiri, amavuta avanzemo saffron. Amata arimo agafu ka saffron nayo havura ikibazo cyo kwikinisha ndetse n'ingaruka zacyo ku mubiri. Saffron ni ururabo ruvamo agafu kavangwa n'ayo mata. Ako gafu gashobora no gukoreshwa mu guha ibiribwa ibara n'impumuro. Ibiribwa bikungahaye ku munyu wa zinc. Umunyu wa zinc ugira uruhare rukomeye mu kurinda umubiri ingaruka zitewe no kwikinisha ndetse no kuzivura burundu. Icya kane ni imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto bikungahaye ku myunyungugu n'amavitamini atandukanye bituma zigira uruhare runini mu kuvura ingaruka zatewe no kwikinisha, bityo ku muntu wikinishije bikaba ari byiza kwibanda ku mbuto n'imboga mu mafunguro ye ya buri munsi. Reka tubashimire cyane rero mwe mwakurikiye inkuru yacu, ariko by'umwihariko mwe mwibutse gukora subscribe, like ndetse na comment. Tubabwira ko natwe tuzajya dukora ibishoboka byose kugira ngo izi nkuru zacu zibagireho 5 kuri 5 kandi zibagireho ziryoshye, zinabigishe ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo mukomeze mubeho neza. Rero wowe waba warabaswe n'indwara yo kwikinisha cyangwa se n'ingeso yo kwikinisha, reka tukubwire ko tumaze kuguhereza umuti kandi gira vuba ubikore, kandi nutsinda uru rugamba uzatwandikiye muri comment kugira ngo tuzihereho dukora video y'ubutaha kandi bisubizemo n'intege n'abandi barimo kugerageza. Mwe kumwe na Protais Barashimana, mukomeze mugire ubuzima bwiza, impagarike ndetse n'ubugingo. Yes, reka tubashimire cyane mwe mwese mudukurikira muri ahantu hatandukanye, haba mu Rwanda birumvikana ni mu turere 30 tugize igihugu, haba diaspora mwe mwese muri mu bihugu bitandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Tubabwira ko tubakunda, mukomeze mukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho mu bambere. Tumaze iminsi rero tubabwira ibiganiro bitandukanye birimo uko wamenya niba utwite, kumenya igitsina cy'umwana utwite. Uyu munsi rero tugiye kukubwira ni gute wamenya itariki noneho uzabyariraho.
gutwita ni bimwe mu bihe abagore benshi bacamo kandi bifitiye akamaro cyane ikiremwa muntu. Umugore atwite iyo yakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo ari mu gihe cy'uburumbuke kandi nta bibazo by'ubugumba bafite. Turibanda ku kumenya uko wamenya itariki uzabyariraho. Mbese birashoboka ko wamenya igihe uzabyarira? Mbese birashoboka ko nyuma yo gutwita cyangwa gutera inda ushobora kumenya umunsi w'agateganyo uzabyariraho? Iki ni ikibazo ababyeyi benshi bakunda kwibaza. Igisubizo ni uko bishoboka. Ese ubundi bimaze iki kumenya umunsi uzabyariraho? Kumenya itariki uzabyariraho ni ngombwa kuko bigufasha kwitegura umwana, bityo itariki yo kubyara ikagera ufite ibikenerwa byose kugira ngo umwana wawe avuke nta kibazo afite. Ese ibi bisaba iki? Kugira ngo ubashe kumenya igihe uzabyarira ugomba kuba uzi itariki waboneyeho imihango iheruka mbere yo gusama. Ni ukuvuga niba waragiye mu mihango ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2016, uwo ni umunsi wa mbere w'imihango. Abagore n'abakobwa benshi bamara mu gihe cy'imihango iminsi iri hagati y'3 n'5. Tuvuge urugero rwacu, uyu mugore yamaze mu mihango iminsi 5, ubwo itariki dukeneye ni itariki ya nyuma yaboneyeho imihango, ariyo tariki 15 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 2016. Uko bikorwa: uburyo bwo kubara maze tukamenya igihe umugore hazabyarira. Dufite umunsi wa nyuma yagiriye mu mihango, buroroshye cyane. Dufite ibice bibiri dukoresha ndetse na buri mugore wese aba agomba gukoresha bumwe muri ubwo buryo nyuma yo kumenya igihe yaboneye imihango ya nyuma. Icya mbere, igihe ukwezi uherukamo imihango ari ukwezi kutarenze Werurwe, ukwezi kwa gatatu, ubwo ni ukuvuga ukwa mbere, ukwa kabiri cyangwa ukwa gatatu. Dore uko bikorwa rero. Ufata itariki waboneyeho imihango, kongeraho amezi 9 ku mezi ndetse n'iminsi 7 ku munsi. Urugero, Maria Grace ni umugore ufite abana 2, hashize amezi 2 atabona imihango, nanone arakeka ko yaba atwite. Yihutiye kugura test de grossesse muri farumasi imwegereye, asanga haratwite koko, ndetse ateganya no kwegera ikigo nderabuzima kugira ngo bakurikirane ubuzima bwe. Ariko Maria Grace ashaka kumenya aho umunsi azabyarira kugira ngo amenyeshe mukuru we uba i Burayi azaze kumusura yabyaye. Kaneza ku munsi wa nyuma yaboneyeho imihango ari tariki 13 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2016. Uko tubikora: ureka kubona imihango ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2016. Itariki urateranyaho iminsi 7 bingana na 11 uteranyijeho 7 bikangana na 18. Ukwezi uteranyijeho 9 bingana na 3 uteranyijeho 9 bikangana na 12. Maria Grace biteganyijwe ko azabyara ku itariki 18 z'ukwa 12 2016. Icya kabiri, igihe ukwezi uherukamo imihango ari ukwezi kuri hejuru ya Werurwe, ukwezi kwa gatatu, ubwo ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwa 12. Ufata mu kwa 12 ufata ukwezi waboneyemo imihango ugakuramo 3, noneho itariki ukongeramo iminsi 7, umwaka ukongeraho iminsi 7. Urugero, Francine ni umukobwa w'umwangavu wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuhungu bigana, none hashize amezi 3 atajya mu mihango, arakeka ko atwite. Nyuma yo kubibwira ababyeyi, bamujyanye kwa muganga basanga koko atwite. Ababyeyi be bafite impungenge ko ashobora kuzarata ikizamini cya leta gisoza amashuri, none bashaka kumenya aho umunsi azabyariraho. Niba umunsi wa nyuma w'imihango iheruka ari kuri wa 13 z'ukwa gatanu 2016, ubwo azabyara ryari?
Uko bikorwa rero nuko uheruka kubona imihango itariki 13 z'ukwa gatanu 2016, itariki wateranyeho 7 ubwo bingana na 13 uteranyijeho 7 bingana na 20, ukwezi ukuyemo 3 bingana na 5 ukuyemo 3 bingana na 2, umwaka uteranyijeho 1 ubwo bingana na 2016 ugateranyaho 1 bikangana na 2017. Francine biteganyijwe ko azabyara ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 umwaka wa 2017. Waba ugize ikibazo se nyuma yo kumva inkuru yacu? Tubaze tugufitiye umwanya, jya muri comment ariko banza ukore subscribe, like, share, ubundi ujye muri comment udusobanuze neza, twiteguye kugusobanurira. Reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe, by'umwihariko wowe wibutse gukora subscribe kuko ni ingenzi. Tubwira tuti turagukunda ndetse namwe mwese turabakunda, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Yes, reka dukomeze tubabwire ko twishimiye cyane kuba mwarakoze subscribe muri benshi. Ibi byatwongereye ingufu zo gukomeza gushaka ibiganiro bizajya bibafasha kugira ngo namwe tubabere abarimu, tubere abanyeshuri, ariko namwe mushobora kutubera abarimu tukababera abanyeshuri, kuko kubaho no guhora twiga. Nitwa Prote Mbarushimana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ki? Uyu munsi tugiye kuganira ku tuntu 12 dutangaje ku mpyiko. Impyiko ni kimwe mu bice by'umubiri bikora imirimo ihambaye, ndetse ku buryo iyo zirwaye cyangwa zangiritse bigira ingaruka ku mikorere yose y'umubiri. Utuntu dutangaje ku mpyiko: icyambere, muri buri mpyiko habamo hafi ya miliyoni y'utuyunguruzo tw'amaraso tuzwi nka nephrons. Burya imyanda yose iva mu maraso isohokera mu nkari. Burya ntabwo dufite impyiko zingana, ahubwo ubunini bwazo buterwa n'umuntu, kuko uko ubyibuha niko ziyongera. Icyakora muri rusange ni hagati ya santimetero 5 na santimetero 7.5 mu bugari, no hagati ya santimetero 10 na 13 mu burebure. Icya gatatu, impyiko nizo zishinzwe kuringaniza igipimo cy'amatembabuzi mu mubiri. Iyo umubiri wabuze amazi hakorwa inkari nkeya. Icya kane, ugereranije ku munsi mu mpyiko hanyuramo litiro 400 z'amaraso zihatunganyirizwa. Icya gatanu, buri munota impyiko zitunganya hafi ya litiro 1.3 z'amaraso, ndetse zikora inkari zenda kungana gutyo ku munsi.
impyiko zibonye impinduka ku muvuduko w'amaraso uba muke zihita zoherereza ubutumwa imitsi y'amaraso ngo yegeranye, bityo umuvuduko ukongera ukazamuka. Icya karindwi, impyiko kandi zibonye impinduka ku gipimo cya oxygene mu maraso cyamanutse, zirekura umusemburo utuma hakorwa izindi nsoro zitukura, bityo uko ziyongera na oxygene ikazamuka, dore ko arizo zikwirakwiza mu maraso. Kurya ubu n'inkari zisa n'umuhondo biterwa na bilirube. Icya cyenda, nubwo dufite impyiko ebyiri ariko niyo waba ufite impyiko imwe nta kibazo, irakora gusa ugasabwa kugira ibyo wigengeseraho nko kunywaho inzoga no gukoresha imiti imwe n'imwe. Ku mpyiko niho haherereye imvumba zizwi nka sirenale, adrenale zikora imisemburo nka cortisol na adrenaline. Izi mvubura zigenda zigabanyuka mu bunini. Umwana avuka zenda kungana n'impyiko, ariko iyo ushaje zisigara zingana no hafi ya mililitire 3. Cya 11, burya impyiko nizo zishinzwe gutuma vitamini D yo mu mubiri ikora. Cya 12, impyiko nizo zishinzwe gukora inkari. Iyo uruhago rugeze muri 1/2 ngo rwuzure inkari, ubwonko buhita bukubwira ngo ujye kunyara. Reka tubashimire cyane ni mwese mukuri iki kiganiro cyacu, aho tubabwiye ibintu 12 bidasanzwe bikorwa n'impyiko. Ese hari ikindi wakongeraho? Hari akandi kamaro k'impyiko watubwira? Wajya muri comment ukatubwira, ubundi natwe tukagushimira. Twababwiye ko abantu bose bariga kandi kwiga, kandi ngo kwiga ni uguhozaho. Reka tubashimire cyane. Mwari kumwe na Prote Mbashimana. Nimukomeze rero mukore subscribe, like, share ndetse na comment, ndetse mukomeze mugire n'ubuzima bwiza. Bye bye.